garuka mu buntu bwayo, nawe Imana ikakubona mu bana bayo, ikakubona mu bwami bw'ijuru, ukabona ko nawe wanditswe mu gitabo. Barushye ugasenga Imana. Yesu rero aravuga ati ibyo byose nubwo uyu munsi turimo turi gusekwa, turi kwangwa n'abisi, dutumbira Imana yonyine, tugendane n'Imana. Wajya kubona ukabona yagufungiye amayira, wajya kubona ukabona yakwisa amazina atandukanye, ariko iyi Mana itaziryarya abantu niyo ngera ngo nkubwire. Haleluya! Iyi Mana itagiryarya, ikubwiye ikikubwiye iragisohoza, igusezeranyije irasohoza. Iyi Mana ntiginanirwa mu rugendo, nubwo wabona itinze kukugeraho, wihangane, iherezo byanke bikunde izagera mu rugo rwawe, izagera mu byawe, izagera mu bawe, izagera mu nshuti zawe, izagera mu bayumvi. Haleluya! Shimye Imana yandinze kuva mu gitondo cy'uyu munsi kugera aya masaha, kaba nzinduwe no kugera aha ngaha mu nzu y'Imana, ngira ngo duhure n'abakomeye n'aboroheje, abagabo n'ababyeyi, abasore n'abakobwa, abasaza n'abakecuru, kimwe n'abana bato, dufatikanye kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riribuze guturuka mu buhanuzi bw'umuririmbyi ndetse no mu byanditswe byera byahumetswe n'Imana. Imana ishimwe. Rero ngewe turi kuvugana hano nitwa Tawusarasheri, ndi umubyeyi, ndubatse, mfite umutwaro umwe wemewe n'amategeko y'Imana ndetse n'aya leta. Imana yangiriye icyizere imbereza kuvuga ijambo ryayo. Imana ishimwe. Rero abantegeye amatwi turagira ngo dufatikanye umuririmbyi wa 388, tumufatikanye, ugire icyo umukuramo, ugire icyo agufashaho, agera hagukura n'ahakujyana. Imana ishimwe. Uwo muririmbyi rero tumuririmbe mu izina rya Yesu. Tugiye guhanura mu buryo bw'ubuki bwo kuririmba. Abayizi bayimfashe kandi muve mu mubiri mujye mu mwuka. Iyo tunganira Imana ubudasiba, jyuhora uyisenga kandi uyumvire, jyubana n'abayo, jyufashe indushyi, ndusibe na rimwe kuyiko, jyubana n'abayo, jyubana n'abayo, jyufashe indushyi, ayiwe ndusibe na rimwe kuyikorera. Tunganira Imana, jyubana nayo, nutumbira Yesu uzaba nkawe, bose bazamenya kubana nayo, ayiwe bare kubugome bitabe, bose bazamenya, bose bazamenya kubana, bare kubugome, bare kubugome bitabe. Uyu muririmbyi wa 388 yatubwira ngo tunganira Imana ubudasiba. Rero mwebwe mwicaye aha ngaha mwese mu ndege amatwi, tukimara kumva uyu muririmbyi, hari ibintu byinshi bijya bituma dutatungana, bikadutandukanya n'Imana ikajya kure yacu. Turagira ngo tubanze
dusabe Imana yacu imbabazi, ducishe bugufi imbere yayo, duce bugufi munsi y'ibirenge byayo, tunamira imbere yayo. Buri muntu wese ayibwire ibyari bimuremerereye, byaba bimubereye nk'umutwaro mu mutima we. Tubanze tubwire Imana itubabarire, itwejesha amazi n'amaraso y'umwana wayo Yesu Kristo. Imana itugire neza. Reka tuzamure isengesho dusaba Imana yacu ngo itubabarire ibyaha byose byabasha gutuma tudatungana. Data twese, umwami w'amahoro, Imana nziza, Imana ifite imbaraga, Imana ikomeye cyane, uwera wa Isirayeli, Imana ivuga bikaba, ikora bigakunda, intwari mu ntambara, Imana idahinduka. Tuje imbere yawe, turagushimye cyane kuko waturinze kuva mu gicuku cy'icuraburindi kugera muri iki gitondo cy'uyu munsi wa none. Uwiteka, tukaba tugeze hano mu nzu yawe, tukaba tugiye kubwirana amagambo yawe meza. Ndagusabye kugira ngo Mana, uyu mwanya aba bantu bawe bategeye amatwi aya magambo yawe. Hari ibibashije kubananiza mu mitima yabo, hari ibatsinze, hari ibyabaruhije, hari ibyabarwanyije, hari ibyabanesheje, hari ibyatumye badatunganira kuba mu maso yawe ngo bagaragare nk'abejejwe. Ndagusabye rero kugira ngo urebe imitima yabo, wowe ubareba cyane ukabitegereza, ukamenya icyumba cy'umutima, ukamenya ikirimo n'ikibakwiriye, ukamenya ibibaruhije n'ibaremereye abari ugendagendamo, maze ubuhagire, ubeze, ubatunganye, ubaboneze, bagaragara imbere yawe nk'abejejwe nawe. Iminsi yose batunganira imbere yawe, mu byo bavuga batunganira imbere yawe, mu byo bakora batunganira imbere yawe, mu byo baguhamyamo byose bajye bavuga Mana batunganira imbere yawe. Ndagushimiye kuri Imana igibabarira, ndagushimiye ko wakuyeho ibyaha n'ibicumuro, ndagushimiye ko wogesheje amazi n'ijambo, ndagushimiye ko wagarutseho imbabazi zawe zidashira zigarutse kuri buri wese. Ngushimiye ko bikoreye kwiyubahisha. Nuko rero ndagusabye kugira ngo ijambo ryawe tugiye kumva urihereze, ubahereze kugira ngo rinyure mu matwi yabo, riye gusohokera mu yandi mu kundi gutwi, ahubwo rigume mu mitima yabo, kandi urishyigikire Mana, ribe kimeze mu mitima yabo. Ndagushimiye rero ko nanga ugiye kuvuga ungira impanda Mana yacu, maze mvuge nk'uvugishijwe nawe. Ngusabye umwuka wera, ngusabye imbaraga y'ijuru, kubwa Kristo wabangura koze. Amen. Haleluya. Dushimye Imana itubabariye, dushimye Imana itwejejeje amazi yayo n'amaraso, amaraso ya Yesu Kristo yabaye igitambo kizima cyo kudukuraho ibyaha byose, cyo gukuraho abari barushye n'abaremerewe, babandi babashaga kugerageza uburyo bwose bwo kwibuza inama mbi zose z'ibyaha bikabananira. Ariko Yesu Kristo yatubera igitambo kizima cyo kuturuhura mu mitima, kugira ngo byari bimeze nk'imvune n'amavunane muri twe bikurweho. Imana ishimwe rero, kandi namwe mwumve ko mwishimye. Iri jambo ry'Imana tugiye kumva muryumve mutariho urubanza. Imana ibagirire neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana tudatinze, ryanditse muri ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ubwo bwanditswe na Yohana. Imana ishimwe. Tugiye gusoma igitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice 15, umurongo waho wa 26. Ibice 15, umurongo wa 26. Ubushize ubwo duherukanye twasomye ijambo ryanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 15 ku murongo waho wa 7, ndetse turasimbuka dusoma no ku murongo waho wa 15. Ku murongo waho wa 7 niho hatubwiraga ngo muguma muri Yesu, amagambo ye akaguma muri mwe, mumusabe icyo mwifuza cyose muzakibona. Imana ishimwe. Ku murongo wa 15 niho Yesu yagarutse arababwira ati, rero kuko twagiranye ubushuti, twagendanye namwe igihe kinini, tukagendana mu bibazo, tukagendana mu bigeragezo, tukagendana mu ntambara, tukagendana mu makuba, tukagendana mu byago byinshi, tukagenda baduseka, tukagenda badutera amabuye, tukagenda na namwe batuvuga batuvuma, mukanambaho. Yesu aravuga tumva,
mwari mumeze nk'abagaragu icyo gihe, ariko guhera iyi saha kubera ko mwabanye nanjye muri byose mukangumamo, ntimwigere mundekura, ntihagire ikibasubiza inyuma, guhera iyi saha sinkibisa abagaragu. Yesu aravuga ati guhera iyi saha mbise inshuti, kuko hari ibyo data yambwiye. Ibyo data yambwiye byari ubwiru bwanjye, ryari ibanga ryanjye na data, ariko kubera ko mwagendanye nanjye ibihe byinshi sinkibisa abagaragu, ahubwo uyu munsi wa none mbise inshuti. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Yesu abwira abantu biwe intumwa 12 ndetse n'abamukurikiraga bose, habe ku misozi, habe mu bibaya, habe mu bisiza, haba hemera n'ahatemera, abona hari abantu bamunambyeho. Yabonaga hari abantu bamukurikiraga iminsi yose, yabonaga hari abantu bamwitaga amazina atari meza, ariko ntibigeze bamuvaho. Yesu yabonaga hari abantu bagendaga kure bagashaka kumutera amabuye cyangwa kumwica, ariko abona hari abantu bamukurikiye batigeze bamuvaho na rimwe. Abo bantu aritegereza, aravuga ati aba bantu rero bameze nk'abagaraga imbere y'amaso y'ababareba. Aravuga ati guhera iyi saha hari ibyo data yambwiye, hari ibyo data wandumye muri iyi si yambwiye, byari ibanga ryanjye, bwari ubwiru bwanjye, ariko sinkibigize ibanga. Arababwira ati guhera iyi saha ntimukitwa abagaragu, ahubwo mbise inshuti. Ibyo data yambwiye namwe ndabibabwiye, ndabibamenyesheje. Imana ishimwe. Hari byinshi rero Yesu yamenyesheje ubwoko bwe bwamukurikiraga ijoro n'amanywa, igitondo n'ikigoroba. Icyo nshatse kubabwira, nagira ngo mbabwire ngo umuntu watunganiye Imana iminsi yose niwe wemeye Yesu Kristo, agendana nawe, yagendanye nawe byemera, agendana nawe bitemera. Yagendanye na Yesu mu masenagogi, agendana na Yesu ku misozi itandukanye, kugeza yewe no ku gihe cy'urupfu rwiwe. Abantu bagendanaga nawe benshi bagendanye nawe, nubwo hari abantu bamuvumaga, nubwo hari abamutukaga, nubwo hari abantu bamurebaga bakamwita umutware w'abadayimoni, ariko hari abantu batigeze bamuvaho. Abo batigeze bava kuri Yesu rero uyu munsi wa none kugeza iyi saha nibo nshuti ziwe yishimira. Imana ishimwe. Rero tugarutse kuri iki gitabo kugira ngo twongere dusome muri cyo, tuhasome twumve ibice 15 ku murongo waho wa 20, ku murongo waho wa 18. Imana ishimwe. Turagaruka kuri 26. Umuntu wese ufite Bibiliya ye aho yicaye, haba mu biro, haba mu nzego runaka yaba arimo, haba ku musozi w'ubutayu aho abantu barimo bari kwingingira Imana, haba ku murwa cyangwa ku gikumba cyangwa mu nzu y'Imana, turagira ngo dusangirire ijambo uko ubishobojwe uryakire mu izina rya Yesu. Reka dufatikanye kurisoma. Haranditse ngo abisi nibabanga mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Iyo muba abisi baba babakunze, ariko kuko mutarabisi ahubwo nabatoranije mu bisi, nicyo gituma abisi babanga. Mwibuke ijambo nababwiye ndi umugaragu ntaruta shebuja. Niba bandenganije namwe bazabarenganya. Imana itugirire neza. Haleluya. Niba bitondeye ijambo ryanjye n'iryanyu naryo bazaryitondera, ariko ibyo byose bazabibagirira babahora izina ryanjye, kuko batazi uwatumye uwo ari we. Iyaba ntaje ngo mvugane nabo ntibaba bafite icyaha, ariko noneho ntibafite uko biregura icyaha cyabo. Unyanga aba yanze data. Iyaba ntakoreye muri bo imirimo itakozwe n'undi muntu nta cyaha baba bafite, ariko noneho barayibonye, nyamara baratwanga njye na data, ariko
byabaye bityo kugira ngo ijambo risohore ryanditswe mu mategeko yabo ngo banyangiye ubusa. Imana itugirire neza. Haleluya. Iri jambo ry'Imana rigarutse kuri twe kugira ngo uyu munsi wa none mumenye abari bo mwebwe mutegeye rino jambo ry'Imana amatwi. Imana ishimwe. Uyu munsi Yesu ari kutubwira ngo nta kuntu mukira ab'isi, kuko mutakiri ab'isi ntimugikora ibimeze nk'iby'ab'isi bameze bakora. Ab'isi uyu munsi wa none bari gukora ibinyuranye n'ibyo abamaze kuva mu b'isi bakora. Abamaze kumenya uyu muhamagaro bitandukanyije n'ab'isi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rigarutse ritubwira ngo ab'isi ntibazabakunda. Imana itugirire neza. Haleluya. Uyu munsi abantu uyu munsi wa none aho bari hirya no hino ku isi bifuza gukundwa n'abantu, bakifuzwa gukundwa n'abakomeye cyane, bakifuza gukundwa mu mahanga ndetse no mu gihugu cyacu dutuyemo cy'u Rwanda. Ariko se uyu munsi wa none uri gukundwa mu buryo bumeze gute? Ese nukundwa n'abana b'abantu ijuru ritakureba neza ngo rigukunde, uzabona hari icyo bizaba bimaze? Yesu aritonda aratubwira ati Yesu aritonda aratubwira ngo ab'isi nibabanga mumenye ko babanje kunyanga batarabanga Imana yacu ishimwe. Nta buryo rero wakundwa n'umwana w'umuntu ngo azagukunda iteka ryose akaramata. Igihe kinini cyane iyo twisanze mw'ubu buzima dusanga abantu badukunda, inshuti zikadukunda, ariko zidukunda kenshi na kenshi hari impamvu. Hari igihe bagukundira amafaranga, iyo agushizeho barakwanga. Hari igihe bagukundira imvugo nziza, iyo warwaye ukarwara mu kanwa cyangwa ukarwara izindi ndwara zigatuma ya mvugo nziza ihinduka bakuvaho. Ab'isi hari igihe badukunda bitewe n'ubwenge runaka bagushakaho, ariko ubwo bwenge iyo buramutse buvuyeho cyangwa ukaramukuye uhuye n'ingorane ugapfa, nta nubwo bagukundira ubusize. Ni ukuvuga ngo ab'isi bakunda umuntu bitewe n'impamvu runaka. Yesu rero we haritegereza arareba, aravuga ati ngewe wakora ibitangaza imbere yabo babireba, nakijije abarwayi abana babo babireba, nzura abapfuye babireba, mpaza abantu ibihumbi n'ibihumbi babireba, inzara yaribishe, ubukwe bacyuje ubukwe, inzoga zirabura, za divayi zirakama, nzerukana imbaraga nyinshi, icyo kunywa kiraboneka babireba, impumyi zirahumuka, ibipfa amatwi birazibuka, ibiragi biravuga, ibirema birahaguruka, ubugombambari burakira, abo bose babireba. Ariko Yesu aritegereza arareba, asanga nubwo yakoranye na ibyo bitangaza byose batigeze bamukunda. Imana itugirire neza. Haleluya. Imana idutabare. Yesu akoranye nabo ab'isi bitangaza ntibigeze bamukunda, ahubwo kugira ngo bamukunde nibuka igihe kimwe yavuye i Kaperinawumu ageze mu isinagogi y'iwabo, ahageze akora umurimo w'Imana, akorana nabo yarahasanze, aratangira arabwiriza, ibitangaza birakoreka. Ariko aho hantu haboneka abafarisayo, abantu batari banejejwe n'ibyo Yesu akora. Imana itugirire neza. Baratangira mu mitima yabo bahinduka urukara, umujinya n'umwijima biragwira. Baratangira barivovota, baratangira baturiya mugabo umeze kuriya ni mwene nde, yitwa nde? Dusomye mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, iryo jambo ry'Imana twari hasanga. Imana itugirire neza. Mu bice 13 umurongo wa 53 haratubwira kuntu Yesu yageze aho mu isinagogi, maze atangira kuvuga, ibitangaza birakoreka, imirimo irakoreka, ariko habonekamwe abantu batamwumva, habonekamwe abantu bamwivovotera. Baravuga turiya ni mwene nde, uriya ukora ibitangaza ni mwene nde, uriya mugabo si mwene Yozefu, wa wundi wiriya w'umubaji, wa wundi wirirwa uboha ibitebo,
wa wundi wirirwa usunika karanda, wa wundi wirirwa umanitse amaboko mu biti, wirirwa uterura idafari, umwe wirirwa wubaka kubita amanyundo, urese mwene Yozefu. Barivovota ati nta kuntu dushobora kumva umuntu umeze nka kuriya, se wakora biriya nditumwumva. Bashikibe niba bandi birirwa bacuruza uturonje ku muhanda, bashikibe niba bandi birirwa babungana agataro, niba bandi birirwa babungana dodo, ni bamwe birirwa bahumba imicera aho hepfo mu gishanga. Bashiki buriya mugabo bamutindaho bamuvugaho. Imana itugirire neza, Imana idutabare, mubadufashe w'ijambo, mubabafashe w'ijambo, mubabitiranyije, mu bantu babafata ukuntu bakabita andi mazina. Yesu bamuvugaho cyane ari mu isinagogi mu nzu y'Imana. Yesu kuko yarebaga cyane kurusha uko tureba, yaritegereje areba abo bantu barimo bamuvuga. Baravuga ati barumunabe, ni ba Yakobo, ni ba Yuda, ni ba runaka birirwa batembereza udutaro hariya, babandi birirwa babungana utuneke ku mihanda, birirwa babungana uturonje ku muhanda kuri za modoka z'Imana yahaye umugisha bajya ngo barebe ko bagurirwa. Babandi birirwa bacuruza ibintu bidafadika, babasaruzi b'imiceri, babakarani, babantu abo nibo bavugaga ngo bavukana na Yesu. Ngo ndetse Yesu yitegereje we yararebye abona bagiye kumugirira nabi, ngo acaho cyane arihuta, ngo akomeza inzira, akomeza mu yindi misozi, akomeza mu yandi mayira, aragenda ngo agezeyo akora imirimo n'ibitangaza. Abakira barakira, abazuka barazuka, ahamya se wari wamutumye, abwiriza ubutumwa bwiza, ababwiriza ubw'ubwami bw'ijuru bw'igihe cyose, ababwiriza ubuhamya, ababwiriza ijambo ry'Imana ritazahanguka, ababwiriza iby'ubwami bw'Imana. Haleluya. Uyu munsi wa none Yesu aho yavaga akajya aha, yagendanaga n'abantu bamukurikiye, bamunambyeho, aribo yabwiye ngo nta kibisa abagaragu, aribo yabwiye ngo none habise inshuti. Uyu munsi wa none ijambo ry'Imana riratubwiye ngo abisi rero abo bitwaga inshuti ze nibo bagezeho barangwa, kuko nabo yabaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Imana ishimwe. Aravuga ngo umva nzaboherereza umufasha mu gihe gikwiriye ari we Mwuka Wera. Ariko abwira kuri iri jambo ribabwira ngo abisi nibabanga bazamenye ko nawe yabanje kwangwa. Uyu munsi wa none wabwiriza ntibyemere, uyu munsi wa none watanga ubuhamya ntibwumvikane, uyu munsi wa none washima Imana bakavuga ngo uri kubirataho, uyu munsi wa none waba uri kurya bakavuga ngo wirase, bakirengagiza ko hari igihe waburaye. Uyu munsi wa none wabyinira Imana bakavuga ngo wirase, ariko bakirengagiza ko hari igihe wanayibyiniye ushonje, bakirengagiza ko hari igihe wigeze kuyiririmbira waburaye, bakirengagiza yuko wigeze gusenga y'iminsi 2-3 Imana ikuzahure ndetse izahure n'abasa nawe, udaheruka kurya, udaheruka kunywa amazi, udaheruka abana bawe, umutware wawe, umufasha wawe se, inshuti zawe ku misozi itandukanye y'ubutayu bananiwe barushye, ugasenga Imana. Yesu rero aravuga ati bya byose nubwo uyu munsi turimo turi gusekwa, turi kwangwa n'abisi, dutumbira Imana yonyine, tugendane n'Imana, tugendane nande n'Imana, tugende tunezerewe, dukorera Imana tunezerewe. Yesu mu murimo wiwe yawukoza anezerewe, nubwo yavugaga ntibyemere, nubwo yagendaga ntibyemere, hari n'abamwitaga amazina kugeza ubwo bamwise umutware w'abadayimoni, ariko yakoze umurimo we wamutumye hakiri kumanywa kuko bwari bwenda kwira. Imana ishimwe. Nanjye rero ndahangaha ndagira ngo mbabwire ngo mube maso, murinde kwizera. Ejo bundi nababwiye ko mugomba kurinda kwizera, mukagumana kwizera, kwizera kukabasunikira mugakiza, mugakiranuka imbere y'Imana, mukirinda icyaha n'igisa nacyo, mukanga ubugome, mukanga ubwicanyi, mukanga ubugambanyi bwo mu mitima, dore ko bwagezeho bukagera nabo mu nzu y'Imana. Uyu munsi wa none umuntu asigaye avuga Imana, bakabanza bakakureba uko usa n'ukureba, bakakureba uko ureshya, bakakureba aho utuye.
bakareba imvugo yawe, babona idahabanye n'icyerekezo cy'ibyo biyumvamo, bakakwicaza hariya kuri ya ntebe y'inyuma. Ariko Yesu wacu naza, Imana ishimwe, nta kundi azarobanura. Azareba abamukoreye neza, azareba abakijijwe neza, azareba abagendana nawe, azareba abanambanye nawe, azareba abagaga ab'inzara, abo inyota yiciye ku misozi, kandi ntibajye kugira gute, ntibajye gukora ibinyuranye n'amategeko y'Uwiteka. Imana ishimwe. Uyu munsi waba ushonje, uyu munsi wa none waba unyotewe, ukaba ufite inyota, ukaba usaraye, ariko reka nkwereke ahantu wakura guhazwa n'Imana. Nuko wubaha Imana, ugaca bugufi, ukayikurikira, ukayinambaho. Iyo uyinambyeho abantu beza urababona, iyo uyinambyeho abakomeye urababona, iyo wayikurikiye inshuti nziza urazibona, iyo wayikurikiye inzara irashira. Haleluya. Iyo wizeye Imana, inyota yo ku misozi itandukanye irashira, uhemburwa n'ubuntu bwa Yesu iminsi yose. Imana ishimwe. Hari umuririmbyi ngira ngo turirimbane. Imana ishimwe. Ndi ku misozi itandukanye tayu naniwe. Uyu munsi wa none nawe waba uri ku musozi w'ubutayu nk'uwo narindiho. Narindi ku musozi w'ubutayu w'umubabaro urenze undi mubabaro. Ushobora kuba ufite umubabaro, warababaye ukababara cyane kurusha uko njyewe nababaye. Ushobora kuba ufite agahinda karusha ko nagize, ariko buri muntu wese agera ke kanyundo kamucoca, agera ke kanyundo kamucoca kakamubabaza. Ariko ihangane, nubwo uri kubabara, hari isaha n'umunota bizashira. Umuririmbyi yararimbye ngo ihanganire igicuku utegereze igitondo. Bwakwira ukabona ijoro ryabaye ubwire, uhumure buzacya, nta joro ridacya. Iyo mibabaro ufite izashira. Ndi ku musozi umwe nari nicaye ntekereza ku Mana, ntekereza ineza yayo, ntekereza ukuntu yankuye mu by'isi, ntekereza kuntu abisi bateye, nsanga benshi buzuye ubugome, buzuye ubugambanyi, nsanga harimo abantu buvuze ubwenge bw'injakura, nsanga benshi buzuye ubwenge bw'uburyarya. Muragendana umuntu akakuryarya ukagira ngo muri kumwe, wajya kubona ukabona yakuryage, wajya kubona ukabona yakwambuye, wajya kubona ukabona yagufungiye amayira, wajya kubona ukabona yakwisa amazina atandukanye. Ariko iyi Mana itaziryarya abantu niyo ngira ngo nkubwire. Haleluya. Iyi Mana itagiryarya, ikubwiye ikikubwiye iragisohoza, igusezeranyije irasohoza. Iyi Mana ntiginanirwa mu rugendo. Nubwo wabona itinze kukugeraho, wihangane, iherezo byanke bikunde izagera mu rugo rwawe, izagera mu byawe, izagera mu bawe, izagera mu nshuti zawe, izagera mu bayumvi, izagera mu bayikoreye, izagera mu bayikurikiye, izagera bari kumurwa, izagera bari ku gikumba, izahagera. Nihagera bizamenyekana, izagutabara kuko yaratabaye, itabara na Morodekayi ku marembo. Imana ishimwe. Igihe kimwe nicaye natekereje ku neza y'Imana, ndeba ahantu yamvanye, nirwaga mu mashyamba y'uburyo bwinshi butandukanye ndi gushaka Imana. Nagiye mu biti by'uburyo bwinshi, njyewe sinatekerezaga ko ari inzoka yandirayo cyangwa incira cyangwa intare. Natekerezaga Dawidi, ngatekereza ari mu ishyamba aragiye intama, ngasanga Dawidi muri icyo gihe cyose afite umutima mwiza wo gucunga intama yari yarahawe kuragira. Yahuye n'ibimugerageza byinshi, yahuye n'inzoka n'idubu, ahura n'intare zishaka kumucamo kabiri, ariko arwana gitwari, ahagarara neza yizeye Imana ishobora byose, acungana n'izamu rye kugeza ubwo asohorejwe amasezerano akava muri rya shyamba. Nanjye ndaho ngaho mu mashyamba, nari mfite ibyiringiro by'uko Uwiteka nanga azamvana mu mashyamba, nanjye nkagenda hagaragara nk'abandi. Ntekereza nk'ishyamba rya murya narirayemo igihe kinini cyane ndi gushaka Imana. Nabona
nabonaga nta ninayishakira mu bakomeye sinari kujyayo, nagiye mu bakomeye mbura ntaho kuntabara nabonyemo, ngenda mu miryango mbura y'uwantabara. Mu bigeragezo byose nahuye nabyo, nahuye n'ikigeragezo cyo gushaka amafaranga ndayabura, mbura n'ijana, mbyara inshuro 5 ntarafata inoti y'ibihumbi 5 cyangwa y'igihumbi mu ntoki. Nabyaye 5 ngenda mpahisha amafaranga 200. Nawe tekereza kujya guhahisha amafaranga 200 uri umuntu usenga Imana, uvuga Imana, uri umunyamasengesho. Njyewe izina rizwiho mu bantu bose guhera mu mudugudu ntuyeho, umudugudu wa leta cyangwa umudugudu w'itorero nsengeramo. Njyewe nzwiho isengesho ryitwa gusenga no gusengera abandi, cyane cyane ku kibazo cy'abantu bafite ikibazo cy'uburwayi ndetse n'izindi ntambara n'ibigeragezo. Ndi umumama ukunda kwikorera ingo nyinshi z'abantu basenye, ingo zisenyutse, abamama bafite intambara n'ibigeragezo byo guhora barizwa no kuba babona badafite abatware babo, bakababura babafite. Abatware bahungiye kure y'imisozi, abandi bakarara mu ngo zabo, ariko abafasha babo bakabifuza babareba. Ndi umuntu ugira intimba n'agahinda byo kwikorera icyo kibazo. Ababyeyi benshi bari ku misozi bararira, baririjwe no kubura amahoro mu rugo. Rero naraye mu misozi itandukanye nzamura iryo sengesho. Haleluya, 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 Imana ishimwe. Iryo sengesho nararizamuye, Yesu aranyumva, arambwira ngo mwana wanjye nubwo urushye ngiye kugutabara kandi ngutabarire nawe uzamukana. Ndaho rero hari neza y'Imana nahabonye. Naharirimbiye uyu muririmbyi, ndagira ngo tumuririmbe nawe umfashe kumuririmba unezererwe. Amen, amena. Imana ishimwe. Uwo muririmbyi reka tumuririmbe, turamuririmba mu izina rya Yesu. Hari neza y'Imana narayibonye, ineza y'Imana ikura ku cyavu ikakuzamura ukaba ukomeye, ukamenyekana mu mahanga hose. Hari neza y'Imana narayibonye, ineza y'Imana ikura ku cyavu ikakuzamura ukaba ukomeye, ukamenyekana mu mahanga hose. Urakoze Mana, uri uwo gutambirwa, nutambirwe Mana, wagize neza. Urakoze Mana, uri uwo gutambirwa, nutambirwe Mana, wagize neza. Wowe utarabona ineza y'Imana, reka ngubwire aho wayisanga. Ihana ibyaha wizera umukiza, urabona nawe ineza y'Imana. Wowe utarabona ineza y'Imana, reka ngubwire aho wayisanga. Niwihana ibyaha wizera umukiza, urabona nawe ineza y'Imana. Urakoze Mana, uri uwo gutambirwa, nutambirwe Mana, wagize neza. Urakoze Mana, uri uwo gutambirwa, nutambirwe Mana, wagize neza. Morodekayi yabonye ineza y'Imana ari ku marembo, na Dawidi yabonye ineza y'Imana ari mu mashyamba, na Yosefu yabonye ineza y'Imana ari mu cyobo. Bashima Imana igikura ku cyavu. Nutambirwe Mana, uri uwo gutambirwa, nutambirwe Mana, wagize neza. Nutambirwe Mana, uri uwo gutambirwa, nutambirwe Mana, wagize neza. Haleluya, Imana ishimwe. Uyu muririmbyi
yaranejeje nakunezeze. Haraho Imana yagukura nkaho yakuye Morodekayi, haraho Imana yagukura nkaho yakuye Dawidi mu ishyamba imusohoreza amasezerano ari imikwaba umwami. Haraho Imana yagukura nkaho yakuye Yozefu mu cyobo bamutayemo, igihe kiragera bumwami bikabigega kwa Potifari, abantu bose bamuyoboka nawe bajya guhahira. Nawe Imana igukure ahameze nkaho. Nanjye inkuru nagushishikarizaga nuko ugomba kuva mu bisi babandi batagikora ibyo Uwiteka yishimira, babandi batagihamanya n'imbaraga z'Imana, ukagaruka mu buntu bwayo. Nawe Imana ikakubona mu bana bayo, ikakubona mu bwami bw'ijuru, ukabona ko nawe wanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Imana ishimwe, nawe uzaba umwe mu bantu batambira Imana, kuko nanjye uyu munsi ndimo ndi gutambira Imana. Imana ishimwe. Mwaganiraga n'uwitwa Tawusarasheri ku izina bakunze kwitanya bade. Nomero zanjye ni 078 6 5 5 7 Tawa twese uri mu ijuru, turagushimye cyane kuko uri Imana, tugushimye kuko ugira neza, tugushimye kubw'amagambo yawe meza.